Dutangiranye n'umwana w'umukobwa usa naho ababaye, arababaye cyane kuko ari kurira mu masaha y'akabwibwi, hahandi ubona umuntu atabona mugenzi we neza. Ari imvura nyinshi irimo umuyaga mwinshi. Umwana w'umukobwa ufite urubavu ruto w'inzobe mwiza bigaragarira amaso, ariko kandi mu maso ye huzuyemo intimba n'agahinda karenze. Yazaga yegera aho twari dutegerereje imodoka, aho imodoka zihagarara. Yicaye iruhande rwanjye, yasaga nkaho nta kintu na kimwe yitayeho. Yari yambaye ikote ry'amaboko maremare risa naho risumba amaboko ye gato. Yarikoreshaga yihanagura amarira mu maso, ari nako yitsa imitima. Imodoka yaraje, abagenzi barinjira bose. Wa mwana asigara acyicaye wenyine. Nanjye ngiye kwinjira numva ameze nkaho umutima ucira urubanza, ko hari uwo nsize mu byago kandi nakabaye mufasha. Nakomeje nicaranye nawe twenyine kuri arete y'imodoka. Nashatse kumwegera ngo mubaze ikimuriza, umutima ukambwira ngo byihorere, undi uti wowe yabikore. Namwegereye gato, ngitangira kumubaza nti misi waba, yahise aturika ararira. Ngira ubwoba, ndeba hirya ndeba hino. Mu mutima niko kuhagize uza ntiyagira ngo ninjye umuteye kurira. Naramurebye, muhereza akanushwari nari mfite. Nakundaga cyane kari kanditseho amazina yanjye. Kuko amasaha yansigaga, nabuze icyo nkora, imodoka ije musigaho ndagenda. Mu modoka nagiye nibaza inzira yose, nkacishamo nkanivugisha nti ubwo kuriya mwana yabaye iki cyamuririje ku kariya kageni, ntiwabona abwiwe inkuru mbi. Nagerageje kubyirengagiza, nkomeza urugendo. Byaratinze ngera mu rugo. Mu gihe nari nkingura urugi, nasanganiwe n'umupira wa baro mu maso yanjye ngo po. Mu gihe nyibaza ibibaye, numva mu rusaku no guseka kwinshi ngo papa, ahita azarampobera. Ndamuterura nti niko wakanyoniwe, ko wari umennye papa umutwe. Garno yafashe mu gahanga arahuha ati pole papa. Bakunzi bacu, tugiye kubasangiza inkuru y'urukundo, inkuru yuzuyemo amasomo y'ubuzima busanzwe, amasomo yerekana ko urukundo nyarwo iteka rwishakira urwarwo, naho byasaba guca mu nzira y'inzitane rusoza rugeze ku ntsinzi. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Abizero Blandine. Inkuru yacu tuyikomereza aho Garno yari amaze guhira papa aho yari amukubise umupira. Garno ati papa, reka nica amande. Papa nawe mu kamwenyu keza k'ubwuzu ati yice numve. Garno ati papa, ntabwo noneho ujya kuzana akambambiri, reka nzikuzanire. Papa we araseka ati nibyo koko wiciye amande akomeye. Ibyo papa yabivugaga Garno yirutse azana akambambiri, ahita abaza papa we ati papa, none se umwenda sinkuvuyemo? Papa we ati wabisoje rwose. Garno ati nanjye rero mpemba. Papa ati ese kandi ndaguhemba iki? Garno ati ko nkuzaniye kambambiri. Papa ati kandi se simperuka wari urimo kwica amande bahu? Papa wasaga ntakundana cyane n'umwana, yahise amwegera ati ngaho mbwira icyo ushaka rwose ndakumva. Ati papa, waretse tukazajyana kureba filime? Ati urongera urashaka kurara wurira amadirishya ngo wabaye Spiderman? Garno ati sinzongera, nzajya ndota simvuge sinakore. Papa ati nta kibazo. Hirya havugiye ijwi ry'umuntu wabarebaga ibyo bakora, yegamye ku rukuta ari kumwenyura ati ariko Garno azi gutera injuga koko. Arabikwemeje kandi njye wari waranyangiye burundu. Ati Steve, uzajyayo ryari ngo nanjye mbonereho? Steven uwo yari papa wa Garno. Steven ati ubusibe ejo rwose kuwa gatandatu. Uwamubwiraga ibyo yitwa Gloria,
ikaba mushiki we. Gloria yahise amusimbukira hafi kumutura hasi. Yari agasazi, yari umushyushyarugamba mu rugo. Ati musaza wanjye we, nzaguha inka. Ati ariko kandi tuzanajyana na mama na papa. Steven ati umva kandi mama ntuzi ko atatuma tumaraho iminota 30 aba arira ngo ararambiwe dutahe. Gloria ati nibyo koko tuzabibete. Ikiganiro cyarakomeje kurimbanya, bajya ku meza. Steven abyukira mu kazi nk'ibisanzwe. Umunsi wo kuwa gatandatu warageze, bajya kureba filime nk'ibisanzwe. Mu gihe batahaga, Steven atwaye mushiki we na Garno bagendaga baririmba babyina. Nibwo Steven yarangaye, ntiyabona ko hari umuntu urimo kwambuka umuhanda. Yabaye nk'aho amukatira, ariko aranga amukubitaho gato agwa hasi. Gloria warimo asakuza yavugije induru anipfuka mu maso. Steven yarasohotse asanga ni umwana w'umukobwa. Yitegereje neza abona ni wa mwana wari umwicaye iruhande bateze bisi. Yahise amwirukankana kwa muganga, basanga ntiyakomeretse cyane. Steven yaramwegereye, noneho amubaza neza ikibazo afite. Wa mwana nibwo yamubwiye ati ko numvira ijwi nsa naho ndizi. Nkuzihe? Steven ati ninjye twahuriye kuri arete, icyo gihe wariraga cyane sinabasha kugira icyo nkubaza. Umukobwa ati nibyo. Ahita amwereka ya mishwari ati ndacyayifite. Yabivuze aseka ariko birimo agahinda. Steven ati ngaho mbwira ufite ikihe kibazo. Nibwo umukobwa yamubwiraga ati nitwa Joyeuse, mu rugo ni Kayonza. Naje nshinaha i Kigali nzanywe n'umumama duturanye, anzanye mu kazi ko gucuruza alimentation kuko nari nararacikirije amashuri. Nagarukiye mu wa 3 secondaire. Nabuze amafaranga yo kujya mu wa 4 kuko nari naratsinze twankome, kandi none iwacu nta bushobozi bari bafite. Natangiye gukora ibintu bigenda neza rwose. Muri ubwo bucuruzi naje guhuriramo n'umusore witwa Bertrand. Yakundaga kuza kumuhahira buri uko yatahaga avuye ku kazi. Yahereye aho anyiyegereza anyereka ko ankunda. Nanjye nisanze namukunze. Ati burya rero wabonye ndi kurira. Nari mvuye kumureba nsanga aryamanye n'umukobwa wari inshuti yanjye. Atariko icyandizaga cyane si icyo gusa. Ati nari njyanye no kumubwira ko agitangira kuvuga ibyo yaraturetse ararira. Ntangira kumuhoza amera nk'utuje. Nibwo yambwiye ati nari ngiye kumubwira ko ntwite. Ati nkimukubita amaso aryamanye mu buriri n'undi mukobwa, ntekereje uko mutwitiye umwana, ntekereje aho naturutse. Ati numvise sinyikaragiyeho. Ati buriya navuye harya ntazi aho njya. Ngeze ku kazi aho nakoraga bahise bansezereje. Ati ubu ngo nzi ntazi aho najyaga pe. Ati ariko byari kuba byiza iyo nipfira. Ati sinzi ko nahinguka imbere ya mama mubwira ko ntwite. Ati sinzi mfite aho kuba. Ati ikindutira byose ni uko naba ntakiriho. Steven yitegereje Joyeuse aramubwira ati bintwari baho kuko ntugomba kubaho kuberaho wowe gusa, ugomba no kuberaho utwite. Joyeuse wari watangiye kurira ati nabaho ne koko, nta kazi, ntaho kuba, ntabaho ne, uyu mwana nazamutungisha iki? Steven ati ubu muri icyo kibazo turagishakira igisubizo. Muri ako kanya nibwo mama wa Steven yahageraga. Akubita urugi ahita ajya kureba abana be bose, abakorakoraho ari nakabaza niba ntacyo babaye. Steven ati ariko mama nawe ntugakabye, nubona ko ntacyo twabaye? Mama ati Imana ishimwe, sinarinzi icyari kumbaho bana banjye iyo mugira icyo muba. Mama yarahindukiye abona Joyeuse ku ruhande, aramwegera ati
harya ni wowe mpamvu zo gukora impanuka ku bana banjye? Steven ati mama, ntubona ko uri gutonganya yakomeretse? Ati ahubwo shima Imana ko atapfuye, ubu mba ndi muri gereza. Ati amakosa n'ayanjye wari warangaye. Mama yaciye bugufi ahita ahindukira abwira Steven ati sawa dutahe rero. Steven yafashe bose anafata Joyeuse ati mama, uyu mwana mube mumucumbikiye mu gihe mugitegereje gakira, kuko nta waba afite hafi aha rwose. Mama mu burakari bwinshi ati ibyo ndabyanze. Steven ati ariko koko mama, wagiye wiyoroshya koko. Gloria wari hirya ati mwaretse gutonganira hano koko. Steven ati hariya ni iwanjye, nta muntu umfatira umwanzuro muri mwe. Yahise afata Joyeuse amujyana mu modoka, bataha mu rugo nta n'umwe uvugisha undi. Steven yageze mu rugo yicaza mama, aramubwira ati mama, sinakubwiye ko nta na rimwe nzareka kwita ku mugore utwite wese mbona akeneye ubufasha? Sinakubwiye ko kuva biriya byaba kuri mama Garno sinzongera kurangarana umugore utwite wese, naba muzi naba ntamuzi? Ati mama, iyi ni inshuro ya kabiri muye na Joyeuse ameze nk'aho ari mu bibazo, wenda wabona ari Imana imwerekeje aha ngo tumuhe ubufasha. Mama wari ucecetse yarahigimye ntiyavuga ikintu na kimwe. Steven bwarakeye ajya mu kazi. Mama wari wasigaranye na Joyeuse bonyine mu rugo, kuko Gloria yari yagiye ku ishuri na Garno nawe urugo rwari urwabo bonyine. Mama yitegereje Joyeuse aramubwira ati umva nkubwire muko, aha ni mu rugo rw'umwana wanjye, ntuzigere na rimwe wiyumvamo ko wahaguma amahoro, nuticyura nzagucyura nabi. Ati haguruka se nyine ukora akazi. Joyeuse wari utuje kandi wubahaga cyane yarahagurutse akora akazi kose, arakoropa, arateka, aramesa. Ubuzima bwakomeje uko. Steven yatahaga Joyeuse akamwereka ko nta kibazo na kimwe gihari, ariko kandi yakomeje gutotezwa akorerwa byinshi bibi na mama Steven, ndetse rimwe na rimwe agateka ntarye kuko mama wa Steven atabimwemereraga. Steven uko atajya akaza abaza aho Joyeuse ari, ibyo bikarushaho gutera mama w'umutima mubi. Umunsi umwe mama wa Steven yegereye Joyeuse bose badahari, aramubwira ati uraramuka uraye hano ijoro rimwe, weho n'umwana utwite ntibazamenya icyabishe, ni ukuryama ukabyuka wumye gusa, kandi nabwo nubivuga ni hahandi bizaba, kuko ntiwabyarira hano kereka nagihari. Joyeuse yarebye uburyo uwo mubyeyi amwanga, ahitamo kunyerera atavuze. Nk'ibisanzwe Steven yaje abaza aho Joyeuse ari, aramubura. Abaza mama we aho ari, ati simbizi. Ati ubwo yagiye kureba abagabo be? Ati narabikubwiye ko uriya mukobwa atari yoroshye. Steven yabaye nk'umusazi, yatse imodoka yiruka ajya gushaka hose Joyeuse, ariko ntiyamubona. Yagarutse ameze nk'ukonje, ahitira mu cyumba cye. Nibwo yatangiye kwibaza ibiri kumubaho, biramuyobera ati ese Imana naba naratangiye gukunda Joyeuse? Ku rundi ruhande barakwereka Joyeuse ari gusaba akazi mu rugo, akomanze hose bakamwangira kuko yari atwite inda nkuru. Yahisemo gusubira aho yakoraga mbere, nawe bamutera utwatsi. Yakomeje azerera mu mujyi, ubuzima buramugora. Aza kubona umubyeyi aramwinginga ajya kumuha imyenda ngo amumesere. Uwo munsi yarameshe, akorera icyatana cyurayo, ajya kurara ahantu ku gasima. Iminsi yaricumye abayeho muri ubwo buzima. Tugaruke mu rugo kwa Steven, ahari intonganya zikomeye cyane. Steven yabaye nk'umusazi, nta muntu agishaka kuvugisha. Mama we ati ariko se mwana wa, uriya mukobwa yarakuroze, wamukunzemo iki? Ati iyaba papa wawe ari hano
aba akumfashije, nuko mbona akazi nawe kamutwaye. Steven ati mama nzakora iki koko ngo wubahe abantu nkunda? Uribuka mama Gahini ukuntu yambwiraga ibyo umukorera nkabyirengagiza? Ati koko ntiryari uzumva ko umuntu ari nkundi? Ati byabaye kugeza ubwo mama Gahini yitaba Imana, ntabwo bizongera kubaho, nibibaho rwose. Ati Imana imfashije nkabona Joyeuse sinazongera kukwemerera gukora ibi. Mama ati ese nakoze iki? Joyeuse iyo ndaya ni njye wayirukanye aha, si we wijyanye? Steven ati mama hora ndakuzi. Steven yarikubise ajya kurya, abirya atishimye, ajya kuryama atavuze. Mu by'ukuri Steven yari yarahindutse bikomeye cyane. Tugaruke mu mujyi aho Joyeuse ari kumesa, yaje gufatwa n'ibise. Aho yari ari bamujyana ku ivuriro, babajije amazina ye basanga bari basanzwe baramuvuye. Nibwo bamubajije ugomba kumwitaho, ababwira ko nawe. Bagiye muri record ze zakoreshejwe mbere aza kwivuriza, babonamo nimero z'uwamwishyuriye ari we Steven. Baramuhamagaye bamubwira ko umurwayi witwa Joyeuse aherutse kuza, yaje kwa muganga kandi nta muntu wo kumwitaho afite. Steven ntiyarindiriye ko basoza kumubwira, yahise yatsa imodoka ariruka ajya kwa muganga. Yasanze Joyeuse amaze kwibaruka umwana w'umukobwa. Akimubona yazenze amarira mu maso. Abaganga bamupima imyenda y'umwana n'umubyeyi. Yayizanye yiruka, ahamagara Gloria amusaba guteka. Mama we atabizi akagemurira Joyeuse. Niko byagenze, bamuzaniye ibiryo ararya aranywa. Nuko Steven yicara iruhande rwe, amufata akaboko yitsa imitima. Nibwo yamubwiye ati kuki wansize? Kuki koko? Joyeuse ati yaratangaye cyane kubona Steven amubwira ayo magambo, abanza no kugira ngo ari kuvugishwa. Steven ati kuki wansize? Wabuze agahinda wansizemo? Joyeuse ati ariko rwose Steven umbabarire ko nagiye nasezeye n'ibintu byose wankoreye. Steven ati si ibyo nshaka kuvuga. Steven ati Joyeuse ndagukunda cyane, ubuzima ntabwo ufite nta gisobanuro. Ati kuva nkubona kuri arete niyumvisemo urukuruzi ntamenye ibyayo. Umunsi nkuzana kukuvuza nakugonze, numvise nta kindi nakora uretse kukwiyegereza, kuko nari nakeneye kumenya impamvu niyumvise uko niyumvise nikubona, niba ari impuhwe nari nakugiriye cyangwa se ari urukundo. Ati umaze kugenda naribuze nsobanukirwa ko atari impuhwe ahubwo ari urukundo nari ngufitiye. Ati Joyeuse ndakwinginze ntuzongere kunsiga. Ati sinzi uko wewe wiyumva. Ati rwose fata igihe basi nzategereza. Joyeuse warebaga Steven adahumbya, yari ameze nk'uri kurota, yari yazenze amarira mu maso. Nibwo yabwiye Steven ati wikwigora wivunika. Ati njye nanze kubivuga kuko numvaga nagukwiriye, numvaga ndi ikivume, kumbe wari marayika Imana yanyoherereje. Ati nanjye ndagukunda Steven. Steven yaramuhobeye. Igihe cyo gutaha mucyura mu rugo, mama akimubona akubitwa n'inkuba. Abwira mama ko Joyeuse naramuka afashwe nabi habe na gato azatuma ahitamo hagati ye na Joyeuse, kandi bose arabakunda. Mama yakomeje kunanirana. Steven ahitamo kumushakira inzu ye. Nyuma y'umwaka we na Jose bakoze ubukwe bw'akataraboneka. Baje kubyarana umwana umwe w'umukobwa. Ubu bafite urugo rwiza, ndetse na mama yaje kuza abasaba imbabazi. Ubu barabana nk'umuryango. Bakunzi bacu, uyu ni umusozo w'inkuru y'urukundo twabateguriye uyu munsi, tubasaba gukora subscribe, share
like na comment kugira ngo izindi nkuru zizaza muzazibone. Murakoze cyane, mwari kumwe na Amizero Blandine, iteka ubahoza ku mutima. Dutangiranye n'umwana w'umukobwa usa naho ababaye, arababaye cyane kuko ari